Pasika nziza kuri mwese kandi ikaze nanone hano mu ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe. Twishimiye ko uyu munsi mwongeye kwitabira umwiherero w'umunsi, ndavuga ubwo abaje guherekezwa no gutegwa amatwi, namwe mwese mwitabiriye iki gitambo cya misa. Turi mu cyumweru rero gitegura umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana uzaba kuri iki cyumweru tariki ya 12 z'ukwa kane. Mpagaze hano kugira ngo ngire bimwe mu byo mbaho urumuri kugira ngo tubyumve neza. Mbere na mbere ndashaka kubwira abantu bose mwebwe abari aha ngaha n'abadukurikiye ko tutari twabona uburenganzira bwo gukoresha ikibaya cy'amahoro, nubwo imyiteguro mwakomeje kuyigiramo uruhare kandi tukibikomeje kubinoza ni ibisanzwe, ariko urwo ruhushya ntabwo twari twabona. Umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana uteganywa iteka mu buzima bwa Kiliziya ku cyumweru gikurikira Pasika. Ubwo rero tukaba twabamenyesha ibi bikurikira. Icya mbere, ku bakristu bose biyandikishije kuba bari mu mwiherero hano bawurimo, muzifatanya n'abakristu bandi hano muri paruwasi ya Ruhango mu misa izaba saa 4, kuko n'ubundi hano ku cyumweru hasanzwe iyo misa kandi izaharirwa gusa kugira uwo mwanya wo gutekereza ku munsi w'impuhwe z'Imana ko mu rwego rwa paruwasi. Ibyo bisobanura ko muri paruwase zose hari gahunda zigiye ziteganijwe bijyanye n'icyo cyumweru, ndetse nko kuri sanctuaire ingoro y'impuhwe z'Imana Ikabuga turabizi ko umunsi w'impuhwe z'Imana uzaba kuri 19, kuko itangazo ryabo turarifite. Abegereye Kigali rero no mu nkengero zaho bashobora kuhagana kuri uwo munsi. Ariko ku bijyanye n'ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe hano mu Ruhango, nta gahunda y'isengesho iri mu kibaya nk'uko bamwe babitekerezaga, kuko nyine ntabwo twari twagira urwo ruhushya. Ni mugume muri iri sengesho nk'isengesho ribakomereza urwo rugendo rwo gutegura umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana kuri ubwo buryo tumaze kugaragaza. Dore gahunda izaba yifashishwa mu rwego rwa paruwase hano kugira ngo uzaba ari hafi amenye misa yajyamo n'uburyo yakwifatanya n'abandi. Birumvikana ku wa gatandatu tuzatangirana n'isaha y'impuhwe z'Imana hano mu Kiliziya saa 9, hanyuma kuva saa 9:30 ubwo nukuvuga ko tuzaba tumaze gusoza noveni y'impuhwe z'Imana. Kuva saa 9:30 kugeza saa 10 tuzagira isengesho ryo gusingiza Imana, hanyuma hakurikireho kuva saa 10 kugera saa 12 igihe cyo gushengerera inyigisho na penetensiya hano mu Kiliziya. Saa 12:30 tuzagira misa, noneho iyo misa turibwira ko nirangira abazaba bari ku ngoro bazajya ku ngoro, kuvuga ko abari mu mwiherero bazajya ku ngoro, abandi bakomeze nyine muri gahunda zabo nk'uko bisanzwe. Tuzongera guhura ku cyumweru saa 4, ariko hano muri paruwase ya Ruhango hazaba misa saa 1, noneho iya kabiri twavuga ko ari nkuru, hazaba misa 2, ubundi hajyaga haba 3, hano hazaba 2 gusa. Saa 4 aribwo tuzagira misa nkuru ya hano yo gusingiza Nyagasani nyuma y'icyumweru nyine azutse mu bapfuye. Ariko ku buryo busanzwe rwose twinjire mu ibanga ry'impuhwe z'Imana bisanzwe, bitari isengesho ryari risanzwe riturirwa mu kibaya cy'amahoro. Turagira ngo byumvikane neza rero
hatazagira uwubyitiranya, kubera ko igihe cyose tutari twabona aho twakirira abantu benshi, ntabwo twabizeza ko muje hano mu kiliziya, ubwo ndavuga cyane cyane abadukurikiye bari kure, ntabwo twabizeza ko tuzabona uko tubakira, kubera ko n'ubundi haba ari hatoye. Ahubwo icyiza, abakristu bagana muri paruwase zabo bisanzwe, naho navuze bazagira umunsi wihariye bavuye kuri uyu munsi kubera impamvu nanone z'icyumweru cy'icyunamo, bakazajya ku munsi w'impuhwe z'Imana aho ngaho Kabuga igihe bazababona byabafasha. Twe rero hano ku ngoro ya Yezu Nyiriwe mu Ruhango tuzakomeza dukore gahunda zari zisanzwe z'ibyiherero nk'uko mwawujemo, ndetse na nyuma y'icyumweru igihe cyose tutari twabona rwa ruhushya dutegereje, ntabwo tuzababwira ngo muze kandi tudafite ahantu tuza kubakirira. Cyakora kuko ibintu biri kuganirwaho, ni byiza gutegereza kandi tukareka ubuyobozi bugafata icyemezo igihe kigeze. Icyo tubashimira rero ni inkunga mwakomeje gutanga zatumye tugeze ibikorwa aho bigeze, kandi turizera ko ubu ngubu duhagaze neza. N'igihe cyose batubwira ngo turabyemerewe, twahita tubabwira ubanza n'uwaba ageze kuri gare yahita agaruka, icyo gihe twaba twiteguye, kuko turabizi ko twiteguye, dutegereje gusa urwo ruhushya. Ndabizi ko wenda mwari mutegereje indi nkuru nziza idatari iyo ngiyo, ariko n'iyi ni inkuru nziza kubera ko ibintu birimo neza uko bikwiye. Hasigaye rero reka mbifurize isengesho rihire muri uyu mwanya, kandi mbashimire ari ubwitange bwo gukomeza kudufasha kuzuza ibisabwa mwabayemo neza iki gihe cyose, ari no gukomeza kwitabira ibindi bigikorwa ingoro ikora kugira ngo yuzuze ubutumwa bwayo. Muzahora muhawe ikaze kandi birumvikana. Pasika nziza rero turacyayirimo, kandi muzagira umunsi mwiza w'impuhwe z'Imana. Murakoze.